Ikaze mu kiganiro inozabuhanga. Tujya twumva abantu benshi iyo ari ikintu kidasanzwe mu buzima bwabo cyababayeho, icyo kintu bakitirira umunsi. Iyo ari ikintu kibi aravuga ati uyu munsi wambanye mubi cyane sinzawibagirwa. Iyo ari ikintu cyiza nabwo aravuga ati uyu munsi wambanye mwiza cyane sinzawibagirwa. Niyo mpamvu bamwe muri twe wumva ngo umunsi runaka bakoresha isabukuru kubera ko uwo munsi hari ikintu cyababayeho baba bibuka cyangwa se ari ikintu bakozeho. Gusa icyo tugomba kumenya ni uko iminsi yose isa ihora ari imwe, ahubwo uyu munsi uba mwiza cyangwa ukaba mubi bitewe n'uko wawitwayemo. Ibitekerezo byawe, imigenzereze yawe, ibikorwa byawe nibyo bituma umunsi uba mwiza cyangwa ukaba mubi. Uva mu isoko uyu munsi uvuye gucuruza nta bakiriya wabonye, niyo mpamvu uyu munsi uwita mubi. Hakurya hari undi wacuruje arunguka abona amafaranga menshi, arimo arasenga ati cyakwenza iminsi yose igiye iba nk'uyu munsi. Kugira ngo umunsi wawe mwiza cyangwa se umunsi wawe mubi biterwa nawe. Ibintu urimo gutekereza, ibyo urimo gukora, ahantu urimo kujya, abantu uri kumwe nabo, ibi byose nibyo biraza gutuma umunsi wawe uwita mwiza cyangwa uwite mubi. Uyu munsi muri kino kiganiro ngiye kukubwira ibintu bitatu ukwiye gukora kugira ngo umunsi wawe mwiza. Ikiganiro cyo ni inozabuhanga. Ibi bintu bitatu nubisobanukirwa ukabikurikiza bifite ubushobozi buhambaye bwo gutuma umunsi wawe mwiza kandi ukagera ku ntego y'ubuzima bwawe. Buri munsi ibikorwa bitatu ntukabyirengagize, ahubwo wifatira intambwe kugira ngo buri munsi wawe mwiza kuri wowe ukubera intandaro yo guhirwa no kubona inyungu. Ikintu cya mbere ukwiye kwitaho kugira ngo umunsi wawe mwiza ni ugukora ikintu gifite umumaro urenze kandi ubona gikwiye kuri wowe. Mu buzima bwacu dukora ibintu byinshi cyane binafite icyo bisobanuye kuri twe, ariko ntabwo ariko byose ari byiza, ntabwo ariko byose bidufitiye umumaro. Hano urasabwa gukora ikintu wumva gikwiye, atari ukuvuga ko numara kugikora uraza kubona amafaranga, ahubwo ugikore wumva ko ari ingenzi kuri wowe kandi wumva ko gikwiye. Nukora ikintu gifite icyo kivuze ku buzima bwawe kandi ukabona gikwiye, icara wumva ko byanze bikunze uzisanga ukora ibyo usabwa gukora, kandi nyuma y'igihe runaka uzasanga warakoze ibintu birenze cyane. Urugero, niba uri umunyeshuri ukavuga uti uyu munsi reka nsome igitabo, ibi bifite icyo bisobanuye ku buzima bwawe kandi birakwiye. Niyo mpamvu nyuma y'igihe runaka uzisanga ku rwego rwo hejuru. Iki gikorwa nugikora buri munsi kizatuma umunsi wawe mwiza. Gukora ikintu wumva gifite icyo gisobanuye ku buzima bwawe kandi kigufitiye inyungu. Ikintu cya kabiri kizatuma umunsi wawe mwiza ni ukwikikiza, kwizengurutsa, kwiyegereza abantu bafite ibitekerezo bizima aho kwiyegereza ba bandi bashobora kugushora mu byago. Nugendana n'ibisambo bitanu tangira kwibara ku icya gatandatu, nugendana n'inda eshanu tangira kwibara ku ya gatandatu, nugendana n'abaswa batanu tangira kwibara ku wa gatandatu, nugendana n'abanyamasengesho batanu tangira kwibara ku wa gatandatu, nugendana n'abanyabwenge batanu tangira kwibara ku wa gatandatu. Kwiyegereza abantu beza bafite ibitekerezo bizima bitazima, aba bantu batuma ubona ko ibyo ushaka kugeraho byose bishoboka kandi bakagutera imbaraga. Ugomba kumenya ko mu buzima bwawe abantu babi ikintu baba bagamije ni ukugusubiza inyuma. Uko ubagendera kure nibyo bigufasha kugira umunsi mwiza, kandi uwo munsi ufite inyungu kuri wowe zishobora kuzira ako kanya cyangwa mu gihe kiri imbere. Ikintu cya gatatu ari nacyo cya nyuma ngiye kukubwira muri kino kiganiro cyatuma umunsi wawe mwiza ni ukugira imbaraga. Ahangaha kugira imbaraga ntibivuze ko wabasha gukora umurimo uvunanye, kuba waterura ikintu kiremereye, ahubwo kugira imbaraga z'umubiri ndetse n'imbaraga z'ubwenge nibyo bintu bishobora kugufasha gutuma ugira umunsi mwiza ndetse no kugera ku ntego z'umunsi wawe wifuza. Kugira imbaraga z'umubiri n'iz'ubwenge bituma umunsi wawe ugenda neza cyane, kubera ko ibyo wakoze ubwonko bwawe burabiyungura bukabona ibikwiye ndetse n'ibidakwiye. Ibi ni byo bintu bitatu by'ingenzi ushobora gutekerezaho buri munsi bizatuma umunsi wawe uba mwiza kandi ukabonamo inyungu. Ndabashimiye cyane mwe twabanye, nge ndi Jean Marie Vianney Manizabayo. Ikiganiro cyo ni inozabuhanga. Ba mu bambere mu kubona ibiganiro byacu ducisha kuri channel ya YouTube, ukanda ijambo subscribe mu magambo atukura munsi ya kino kiganiro. Imana ibane namwe.